abagiye kisonire gufashe nta nica wakoze nta namatiku uvuyemo ariko isoni rikagufata ukumva umwaye ko nubwo wamwara nta cyaha wakoze. Sinzi umuntu watubwiye ngo mbese ngo niba urupfu rutagira isoni ryo kwica umuntu weho ugiye kuzika niho wamwara urupfu ryo kwica umuntu wowe ugiye kuzika wamwara nta kintu cyakumwaza. So aho twicaye ahangaha ni mugori ya Highlands Coffee. Ni umwanya wambaye muri Kisoro District benshi bazi. Hambere amabara ubundi yaramenyekanyweho cyane nk'abantu banywera biya, banywera spirits, banywera n'amazi n'ibiki byose, ariko hatarimo coffee. Ikintu gitangaje kandi cyiza nuko this time round in Kisoro District dufitemo ibara yo kunyweramo coffee. Hano muri bara Gorilla Highlands Coffee niki none siniki ni ku coffee cafe Mushawo. Hano they drink coffee. Yes, none ni bar. Drinking is what? Bara nyine abanyarwanda yita kabari. None sinderamo bakarwaniramo bakanywa inzoga nyine zitandukanye ariko meyinere well hano na biya ibaho na soda ibaho n'ibyo kurya bibaho saba n'agatugo bakakugu ariko ikigendererwa cyane cyane ni coffee. Yuje hano ni iki kiba kikuzanye Museveni? Urahameje? N'ukuri nta kindi cyanzana hano nagwe yuko mfite umugore ntabwo arabo kubwo banzana hano ntabwo mbavuze baje mu kanwa kawe bati nyine hajya cyarangwa none ngo wenda ngo umuntu yagiye gutereta kandi hano ntari mu ruteratero hano ntariho bateretera n'ukuri tu ntari byo byanzana hano ibyo kurya biri hari umugore wanje bayatetse ariko bitashatse kuva ngo none harya hano abagiye cyo mpariye ariko ahanini ni coffee baginze uje nywa coffee nk'abakire coffee ndayinywa kandi gituma nkunda kuyinywa mfasha ku bintu bibiri. Cyambere coffee ntabwo ituma umuntu yibagirwa. Coffee ni ico kunywa gikunze kuganirirwaho kandi ubwonko mukaguma muri soba kandi kinyobwa n'abantu b'abakire abantu bizi. So nubwo ntari umukire nkaba ntiza cyane ariko iyo ndi kunywa coffee bimfasha kwegerana nawe bituma mbese nawe nubwo uri umukene bigufasha gusobanura kumva ko nawe ugeze mu mwanya w'abakire. Nuko bivuze nabi ntabwo ndi umukire. Umuntu ushoboye kuza kugura coffee hano kugurira Highlands Coffee haba na ngombwa nkaba nahura nawe nkakugurira ka wine kaguresa severa barakaguha kabisa barakaguha haba nazanwaho n'abakire nanga se n'abayobozi kuko nkunze kubana n'abayobozi cyangwa ubundi nanje naba hari ukuntu ko naronse umugore yayampaye yakuye mu duka naje nkaba nizana hano rwose ntabwo ndi ntabwo twari twatangira rero bantu b'Imana badukurikirana ku GMTV murabona twari dusa n'abatangira ko ubone ngo tugiye gutangira neza. Nitwa Museveni kandi nkorana na GMTV online kandi iteka tuba tugomba kugira ibiganiro byo tugerana. Uyu munsi rero nuko byabaye ngombwa ko nanjye njya kwicara muri wa mwanya bamenyereye cyane nka Gorilla Highlands Coffee ahantu banywera ikawa coffee. Byabaye ngombwa ko abo nsanzeyo tuganira. Ngize amahirwe rero nsangayo umugabo uzwi cyane nka Museveni. Niba ari we ni amahirwe rero kuba turi kumwe nawe ahangaha ku GMTV hano. Nitwa Twizera Laube Museveni. Umuhungu wa mushoka mbere w'umusinga umugahi kandi ndi umuntu washoje mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ari ukuvuga ngo nugupfa gushikira. Ubu ni wendi nta wundi nsize inyuma kundi imyaka mfite irahagije zubiri ufite inga amajije kurya Noheri 36. So urumva kabisa icyo gihe ntabwo kiba kuvuga ngo ni igihe cyoroheje. Buriya ndi umugabo nyine kuko ndubatse buriya ndakuze mfite umugore n'abana mfite abasore babiri n'umukobwa umwe. Izina Museveni nagiye kumenya ubwenge nsanga bari nyakuru
ndyitwa. Data na mama barinyise ku buryo igihe cyo navukiye nico Museveni yaranje gufata ingoma, mvutse mboneye kuko urabona ndi mwiza kandi bikagaragara yuko nari mfite ubwenge, uravuga ngo uyu mwana afite ubwenge nk'ubwa Museveni. ari umugani baca ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Utazi ubwenge ashima ubwe, nyine sinzi umuntu wavuze ngo ubupfu bwizihiza nk'ubwenge. Ariho n'igihe cy'ushobora kuba ufite ubupfu ukiyumvisha yuko ufite ubwenge, ariko uko mbayeho ibyo nkora nuko nitwara mbona mfite ubwenge. Ni ukuri kumara yuko urabona ndambaye nsa neza, ndi ku busimu, ndagenda neza kandi nkabana n'abatware. Wabana n'abatware udafite ubwenge buriya kugira ngo banshime mbane nabo kuko babonye mfite ubwenge, nose waba uri ikigo rye bakakwiyegereza. Reka nkubaze ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko. Je ibirego byawe byose icyo uri bwidefending naco yewe ndacyakira nkuko kimeze. Weho nka Mushanju Museveni uba actor, umukinnyi wa filime mbese cyangwa uri we? Nabigeragejeho gatoya ndi gukina n'abakinnyi bo mu Rwanda, ariko sinaje kubona amahirwe kugira ngo mbikomezemo. Impamvu ko bazaga ndi mu kazi ndi gushaka shiringi kandi bakaza nta hantu ho bakorera, hano batenda kuba hano igihe kirekire, so bakaza bagasubirayo. Icyo gihe filime twarazirebaga turi kugura CD, none byaracitse. Ngubu nta muntu wo kugura CD. Ubu bakina udufilime dutoya tw'indakika 15 kwa 20 bakadushira ku YouTube kugira ngo ukomezemo utarabona ishiringizo kugira ngo zigufashe kugurura uje ku YouTube uje n'ahandi birakugora. Ariko ubu ngubu nukuvuga ngo mbonye undi muntu ubifitemo umuhate wo kugira ngo dukine filime z'igifumbira ari zabandi bango ni filime nyarwanda, ntabwo twazita filime nyarwanda. Wacu ndigeze kumva y'umugore ko ngo mufite amagi y'amanyarwanda, we amagi araye inkoko. Ayo Museveni ntabwo uri indondoko ziriya, ntabwo ndi kubajije ikibazo kimwe ngo uri umukinnyi wa filime none umbyibyo byose. Ntabwo nzi impano yo mfite ko abandi bakuramo impano utabizi bakaba bikubwira, ariko mbona nagerageza nakina. Ukuri nakina. Uri we cyangwa nturi? Ndiwe. Hari abantu benshi bagiye bavuga ngo Museveni niba ari umukinnyi, niba atari we hari ikindi cyo bavuze ngo uri cyo wifuza kukimenya kikubwira. Nifuza kukimenya. Hari abantu bagize bantumye ni fact bagize ngo ninzakubona nzakubaza iki kibazo ngo warasaze. Ntabwo ndi umusazi ariko turimo duke. Ntabwo ndi umusazi, ni mpamvu y'Imana ntabwo ndi umusazi. Hano umuntu avuze ngo ndi umusazi aragasara ibyanyaragaragwira. Rero naho nasaze nakuyemo ndi kwiruka. Ntabwo nabaho umusazi, ntabwo ndi umusazi. Rishobora kurenga Museveni umunwa wawe ubumbye nta kintu cyuvuze? Ntabwo byashoboka. Kandi nawe niba uzi ngo wabishobora ukirirwa ubumbye utavuze ufite ikibazo. Abacecetse bamwe baba barapfuye, abandi barwaye barembye, hano bava ngo bari mu koma wari guhumeka wa nyuma, kandi ubwo burwayi sindabugeraho. So nukuvuga ko jewe ntibibaho kandi biragatsindwa ngo nirirwe ntavuze. Kuri yo ndumvuga wero ibyo mvuga numva nje binejeje ngatekereza yuko byafasha n'abandi, ariko habagaho igihe cyo abantu bavuze ngo nabayombeye ngo abandi nabatutse, ariko nkubonye no mu mafuti sinatinya kubikubwira kugira ngo uvuge ngo ndi mwiza. Buriya hari igihe cyoherutse kunsarira ahubwo ari wowe. Jewe ngusarira ubwo burantutse koko bya bindi byo bavuze ntubihamije, ntuvuze ngo ndi umusazi. Nyine umusazi yahuye n'umusinzi aravuga ngo uriya turasamaho. Umusazi yitegereje umusinzi ngo wala kiri kugenda gihengamye cyambaye na nabi. Umusazi akitegereje ngo uriya turasamaho. Ntabwo mvuze yuko uri umusazi, ariko kuntu ko wari urukunganiriza n'ukuntu wari ukundwara rusa nabo, rusa n'abasazi, ariko bidashatse kuvuga ngo uriya ntabwo uri umusazi ndewe. Amusore ntabwo uri umusazi. Nuko wari kwitwara nkaho ariko ntabwo uri we. Aho we ngo nuhigimye.
naguhamije ariko umusazi yapfuritse igishira mu nyanja ngo nubwo upfininije bwose ukoze iki ndaguhamije hariho n'undi urakumvise umusazi nawe yagiye ku ngezi asoba mu mazi abona ntiyuzuye aravuga ati nubwo utuzuye ndakongereye. wowe na Chayimana Abel Bizimana mupfana iki? Chayimana Abel Bizimana dupfana akazi n'ubushuti, mpamvu yuko Chayimana namumenye kera, namumenye ari umuvendesi, anje ndi umuvendesi mu bwoko, ntacu dupfana, nukuri ntacu mpfana nawe mu bwoko, ariko mu dini turayihuje, mu kazi kubera yuko ndi umwe mu bamufasha mu kazi, kubera yuko ni njyewe umutwara mu modoka, mu magambo avunaguye ndi umudureva we. Nasabye akazi ka gavumenti yampaye akazi, kimpaye akazi inyohereza gukora hehe mu ofisi, so ndi umwe mu bamufasha kugira ngo akazi ke kagende neza, ariko mu by'ukuri mu bwoko ntacu dupfana, ariko kuyeho njyewe ndashaka ngo wumva neza. Hari abantu bagenda bavuga ibintu, ariko buriya Chayimana Abel Bizimana wahitaga Zurupai, kambivuga abantu babyumve atazagira unyongerera nanga ngabanyiriza, ndakubwira kugira ngo nawe wumvireho. Chayimana arenze kuba databuja, kuko abantu mbibabwira ntibabyumve. Si abantu bambwira ngo reba shobuja, ariko nuko numvaga ko atanejeje, kubera ko iyo umuntu ari gukora, ari gukorera ishiringi, ari gukorera umushahara, hari igihe cyo gushobora kubura akaba ngo nta kindi twari duhuriyeho ni umushahara ndigendeye, ariko njyewe umushahara gubaho gutanabaho numvaga nshaka kubana na Zurupai. So buriya mbega ukuntu uko mfata Zurupai, ukuntu uko mwiyumvamo, yarenze kuba databuja, ni nk'umubyeyi wanje. Bamurumva na data yarapfuye, tarangiye gupfa, nanje nihangira umubyeyi, ntonabaho nta mubyeyi. Wabozwa n'iki kari sobuja se yari yabaho mubi bibaho nyene, unaborana n'uguhamba, unagomba kubyina imirindi y'ingoma ntabwo ari ukubyina imirindi, koko njyewe na Chayimana haraho tugera tukicara tugatisha vugo iki ni kibi iki ni cyiza. So si ukuvuga ngo ambwiye ngo hagira ibintu byo nkora bitari byiza ngo nabikora ngo nuko yabimbwiye, kuko nakwe ngo ndi umugabo mfite imyaka irenze 30, biranze ikintu kibi n'iciza. So hari ukuntu nyine abanyepolitike nk'uko ari nawe ari umunyepolitike, hari igihe cyo k'ibintu byo bakora, none ngo nguri yaranteganyaga, none kanshaka icyo gukora kugira ngo mbe mwihigitse ruhande atego muri kunteganya nanga mutsindi, ubundi hakabamo amagambo mabi, hakabamo gukomeretsa no gutuka n'ibindi. So nk'ibyo nkanje nto wabinyosha ngo genda utukuriya yuko ahagararanye nawe nemerewe ya je ibintu byo nkora mubaha nk'umubyeyi, ngakora nk'ibyo ntumye nk'umubyeyi, ariko nasuko wakubyeyi nanganyuko ntabwo yagutuma ngo ja gutema inka y'abandi ngo yiteme ngo nukore siko wakoye. Ikivugo cyawe ni iki? Mbo umuntu iyo ari kwivuga yivuga ibyo yakoze, ibyo yihaye nahagejeje, ndacandika ikivugo canje, ariko ntabwo ndakirangiza, ariko igihe runaka zaza nkigusomera kuko ndi kucandika, ntabwo nshaka gukopa because hariho umusaza muno ukundaga kuvuga ngo ni rusimbi rw'umusore. So hariho n'abandi bantu nabo baba ngo nabo ni ba rusimbi rw'umusore, kandi icyo kivugo cari kivugo ca Rwanyonga igihe cyo yabaga ari kuganira na Rwabugiri, ravati ndi rusimbi rw'umusore shogere mu nkuba utagomba intabaza ngo mbyiganye nawe ntabyutse umutwe. Cyo cyari ikivugo cy'ubutwari. So urabona ku myaka yanje nuko ngana nta rugamba nari najeho nyine ngo hagire nsekura cyane ngo nanje numve ngo namusekuye. So ni ikivugo cy'ubutwari kirakeneye. Subwo hari akantu nanje ko ndi gutekereza kuzakora nyine nkabona yuko nagakoze mu butwari, nkazaje ngera mu bandi bagabo nanje nkakivu atari gukopa.
nta bindi ntabwo wari wasama oya ngasama kwasama ni bibisha bigisama gusa vango bumbura umunwa twibi abumbura umunwa akashaka kuvuga ngo kwasama ikintu kivugitse nabi ni nk'iyo ndi kuganira n'umuntu mukuru na nk'umuntu w'inshuti yanjye ntabwo namubwira ngo harya nyoka ariyo uri ijambo nyoko ntabwo kivugitse ni ikintu kivu ngo nyoka ariyo ngo nyoko umusizeyo ngo uriya ni nyoko harya ntabwo kivugitse ibikwiye mama wawe nyine mubyeyi wawe ukashaka mu kuvuga